Ni iki kintu kiri bizarre wakoze wiga secondaire? Kiri bizarre? Kimwe cyonye. Aha, ikintu wakoze rero. Ale baramwanga. No kurya. Fana afite kagozi. Ariko turashaka kuzumva ibiryo watetse cyusa. Anita, ni iki kintu wabonye muri Emile undi muhungu wese adafite mu kwisi? Ikintu nabonye muri Emile undi musore adafite. Nyine ari muraho neza abakunzi ba Mpinga Sifa Official. Ubungubu rero navuze ngo reka tujyane mbereke ukuntu kuri set tuba tumeze, kuri shoot ukuntu biba bimeze. Tuba twaje nyine gukina, ubu twaje gukina inzira y'umusaraba. Ndagira ngo murebe ukuntu biba byimeze, bese ukuntu tuba tumeze, ukuntu tuba twinjira, ukuntu abakinnyi baba bameze. Abantu rero bafana mutubwiye ngo bimeze bite. Murayikunda filime ya mbere ikunzwe mu Rwanda, urumva mukeneye kujya muyireba mukayireba, ahubwo mukajya no kuri Mpinga Sifa Official mugakanda subscribe kubera ko tugiye kujya tubereka utuntu twiza cyane. Nasha yambishe risaba meze neza. nawe ndabona warateye muzivyo. Muzira y'umusaraba bameze bite? Inzira y'umusaraba ngiye ukuntu mbyumva nkurikije amarangamutima yanjye. Inzira y'umusaraba ni iy'umuntu wese ukunda igihugu cye, kandi umuntu wese wifuza kuzamura impano ye. Kandi ikindi ni filime ikunzwe yigisha ku buzima, cyane cyane ko hari igihe bakina ibyo umuntu yanyuzemo, Amarangamutima akagenda azamuka ndetse bikadutera no kutiheba bitewe n'iherezo. dore na wa muhungu w'isutu ngwino ako yiwe ntago barakwica. Oya ntago ndaho. Bimeze bite? Bimeze neza. We ntago barakwica. Oya ntago ndaho. Ndacyari ndahumye. Umuntu kugambura cyane. Dore wa muhungu ari kugenda cyane. Bimeze bite bakunzi bacu? Benshi baranyanga ariko nta mutima mubi ngiye bafite. Babwira ngo abakunzi ba Mpinga Sifa Official. Mpinga Sifa Official. Umva muri kuri twimereye. Tuba tumeze neza, tumeze nk'abana b'Imana, namwe bishimye mama tuje. Dore musaza wanjye ari. Bakore subscribe. Brother. Be quiet. Ng'ombe upo? Umekuja lini? Sifa Official. Okay. Reka tubabwire yuko nyine ari umusista wanjye nkunda cyane yitwa Sifa. Ngumye mukurikirana ngo kuri Mpinga Sifa Official. Abakubita ibintu biryoshye cyane. Bakande subscribe. Like wana sharing erega. Bakishona ga comment. Ari kintu bitwaye se. Yego bebe. Meze neza ariko. Meze neza. Wayabaho imistar nta kibazo. Muri no minsi ndabona umeze nefunzemo neza kabisa. Ndakankajemo. Ugakore. Ko bimeze. Bigende neza dushimisha abakunzi bacu. Inzira y'umusaraba bari bavuga ati. Okay. None reka mfata ibikoresho nze ducwanya guzana. Aho tutwigikenda twashwaneza. Ninjye muyobozi. Boss. Ninjye byahano. Muhammed. Wagize ikintu ubwira abantu bo kuri Sifa Mpinga TV. Sifa Mpinga n'umwana mwiza. Icyo kigabo cyanjye cy'umusore kitazwi nacyo ni Fabio. Mpinga Sifa Official ni channel tugiye kuzajya tubashyiriraho udushya twa buri munsi. Byo guteka gusa. No kurya. Fana afite kagozi. Ariko turashaka kuzumva ibiryo watetse cyusa. Yes. Murabizi yuko ukuboko kwanjye nyine gukoraho rikaka. Kandi nyine turabatumiye guhera hariya no guhera ryari Mpinga. Kuwa mbere utaha. Ntabwo tuvuga itariki bizajya bategereje ko. Guhera kuwa mbere tuzajya tuzana abatumirwa batandukanye, bazahera kuri njyewe, bakurikizeho kwa musore utazwi Claude, bakurikizeho n'abandi bose mwakunze mu mafilime atandukanye, abastari ba sinema. Tuzajya tureba niba bashoboye guteka cyangwa batabizi. Utetse nawe tuzatubimubwira. Ubugari bugatemba, hanyuma uzasonga ubugari bwiza, Mpinga no gukata ubugari ukagira ngo agiye guhoma.
zirahari wibarishwa umusa Anita ni iki kintu wabonye muri Emile undi muhungu wese adafite ku isi? Ikintu nabonye muri Emile undi musore adafite nyine ari afite urukundo ruri naco. Urabona utese urukundo rugira amaso. Oya ruragaragara. Nyine mu maso ye mbona arimo urukundo rukabije. N'umutima wanjye ukabiyumvisha kamundi. Ese inzira y'umusaraba abaye filime ya nyayo ari ubuzima bwawe ni iki kintu wahinduramo? Ari ubuzima bwawe uri kukubaho. Nakifuje ko ntamenyana nawe. Oya kandi ntoya ngiye mu nzira y'umusaraba ngiye nikina nabyibagiwe. Oya reka tureke ngewe. Umenye wowe uri inyuma ya kamera ni wa wundi Fabio yarakoresha. Ntabwo ari byo. Uyu munsi set y'uyu munsi wayibonye ute? Set y'uyu munsi yari mbi cyane. Kubera iki? Byagenze bite? Iki cyagize bite? Abaye mbi twatinze gutaha. Utase ufite umugore urashaka gusanga umugore? Ufite umugore wabyaye. Afite impamvu set yabaye mbi ni iyi. Ngo twatinze gutaha. Eme, uri kuvugana na mama w'umwana se? Comment, share, subscribe, and like. Sifa Official. Hi guys, welcome to this is my channel. Ale baramwanga. Dore se, ale kuri kumwe ikigati. Ni byeri cyangwa n'urwarwa? N'urwarwa. Umusaza wa Mamisimbi. Bamwitaga kwa Gatera. Wagatera. Uyu ni umugambanyi. Gatera ni umuntu mubi cyane. Gatera gerageza ni umuyobozi. Gatera tumaze kubona ibintu maze gukorera famiye ya Kamarade. Kuba uri umuyobozi biguha ububasha ndetse busesuye bwo kwirukana umuturage uko wishakiye. Challenge ya mbere nahuye nayo nuko nageze kuri set bwa mbere mbona nameze nk'aba Fabiola barugema ndikanga ndavuga ati dore mijuru ntibibaho ngira ubwoba bwinshi cyane ariko iko iminsi igenda ishira nyine umuntu agenda amenyana nabo ngo basigara abavyeyi kabisa n'abavandimwe. Ufatwa nk'umuntu w'umugambanyi uri mu bantu banzwe muri no film. Ese ntabwo bikubangamira ntabwo umuntu arakugirira nabi kuko uri umugambanyi cyangwa ukina film? No. Gusa yira abantu benshi turamuhanda akavuga tuko tukubona muri filime sikumeze mu buzima busanzwe. Gusa nyine bira ni ibintu biri twavuga ntago ari ibintu biturimo tu. Ni ibintu dukora bituje ariko nta mundi mutima tuba dufite. Ibyo mubona nkora ntaho bigure n'ubuzima bwanjye bwo hanze kabisa. Mumeze mutese? Mumeze bon? Umuntu bita Isimbi. None se isi wagize ikintu ubwira abantu babakunzi ba Minga Sifa Official? Hello guys, n'umukobwa wanjye Isimbi Swala. So ndashaka kubabwira ngo umuntu nkunda akunda Swala akunda Isimbi akora subscribe kuri Sifa Minga. Sibyo mukora subscribe mu musharingire tureko nawe channel yazamuka. Bye. Ari ikibazo turi kubaza abantu rero reka duhere kuri wowe.
ni iki kintu kiri bizarre wakoze wiga segonderi? kiri bizarre kimwe cyonyine. aha ikintu nakoze rero nahinduye ikigo njya kwiga ahantu Saint Therese hariya Ruzi Kayonza noneho numva simakunze ko barakarira byatari ndanye ndavuga ngomba kugenda nyine ariko n'umushinga wari wanze icyo wari wanze nyine ko mpindura ikigo nari narokashije n'ubundi umushinga utabishaka ndabwira ati ndashaka kugenda barabyanga ati turanyura ngo mu kigo ku ngufu kubera mbega abayobozi bariya bateshanye umutwe ndangije ubwo ngubwo mpita mfata ivarizi yanjye mu ntoki nabatera byirukankana mbiteruye ubwo abanyeshuri bazamugeho baranseka sekirite nanyirukaho. Ubwo rero dukurikizeho Sifa wowe amashokora ibiki akajya ariko umusista wanyushaka kandi nakavuga dushaka ibi n'ibi akabimpa none rimwe aza gukina umupira yakina umupira mbata ibishogoro agwa mu bishogoro noneho niba yarasaze yahise amara nk'umusazi biteba nk'umuntu baravuga ati ngo umuntu watumwiye atuza ngo Sifa wenyine ibaze we urunga ariko ngo turi gusoza. Iyo dusoje dutashye ubu ni sangahe? Saa sita zizagera? Saa yine z'ijoro? Oya mani nawe urabeshya. Sangahe? Nibwo turi guzinga igikoresho. Saa 7.